kiba kuri mideli ntabwo ari uko mbaho ubona n'umugore agiye wamufitiye reka tuza uzajya umpamagara wumve kari mu rugo kose ariko ntuzahage nta nica ku rugo udahari ushobora gusuzuma umuryango oya nose ubushuti ni ujye ntahari ubushuti ni iki ubu muramenyanye ntabwo yaca ku rugo ariko oya zampamagara kuri telefone kandi se ndahari cyasimba ahubwo rero ntabwo wizera uwo mwashakanye oya wenda mwizera ariko uko mwizera se nuko ngaho nanjye nafasha bazima urumva nimba ari inshuti yawe kandi mwizerana mbese ni gute se yaca ku rugo rero twanjye twizerana yizera n'umugore wanjye ariko yahagera ubwo umugore wanjye wabizera none se mpageze nzabwirwa n'iki kudahari umugore atambwiye ngo ntume nimero yanjye ya telefone se n'uyifite hari igihe nahaca ariko umuriro ntawo cyangwa se nakubiswe ntamayinite cyangwa uje gucaginga cyangwa se bishatse kuvuga ngo n'imvura nigwa ndi muri quartier iwanyu nzashaka kandi njya kugama sinzugame iwawe wakugama ariko usanze adahari se mbese yugamye udahari usanze adahari umusaza yaravuze ngo ubushuti nk'ubwo bwa bushingiye kuki cyakora oya ikibazo yarebaga kure Kiroso Filime TV. Turabashuje mwese abakomeye gukurikirana kuri Kiroso Filime TV. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye kandi ushobora buri wese wafashe umwanya akadukurikira. Aho uri hose mu majyaruguru, mu majyepfo y'igihugu, iburasirazuba n'iburengerazuba. Abari hanze y'igihugu mwese turabashuje. Dufite abasitari hano b'ibyamamare muri bakuri sikini zabo batangira batwibwira urakoze nitwa Van Petero Desasira ni kaka hejuru kaka ngomba se ni kaka hejuru byamamare kaka hejuru y'iki ntabyo hasi nyine kakawe ni hejuru yewe ni Musomera Jean Pierre cyangwa Papa Kiroso n'izina ryo muri filime nyarwanda. yes mugumana mikoro ndakoresha iyo mfite dukomeza kuzajya tuyihana ndakoresha iyi ngiyi uko mureba aha ngaha bicaye aha ngaha ni abasitari bagiye batandukanye nk'uko babibwiye kandi bakora akazi kagiye gatandukanye hari MC Peter na kaka hejuru n'icyamamare mureba aha ngaha Yohani Maria Vianney ni Yohani umwe muri Van Petero umwe muri bibiri ega burya nkuko nk'ubu ni Peter ni Petero amahirwe ese ubu ni bazina mbese uko mwitiranwa kabisa yes mukomeze mutuganiriza wenda duhere kuri Peter MC Peter Peter ni muntu ki yatangiye yibwira abakurikiye kuri Kiroso Filime filime bita Papa Kiroso njyewe nyine uri Papa Kiroso mfite umuhungu wita Kiroso byarwa byinshi ariko njyewe nyine mpora nogosha njyewe mpora nogosha ariko umuhungu wanjye we ni nk'urwiri ni nayo mpamvu nyine bahise bayita Papa Kiroso iyo filime rero umuhungu wanjye nawe turakina umuhungu wo bita Kiroso ikindi mu musango nyarwanda ni umwe mu bayobozi b'amakwe yenyobora amakwe mu bijyanye n'ururimi n'umuco nyobora ubukwe cyane nkasaba nkanatanga n'abakiriya ibyo bivumvamo ibyo ngibyo bihatubaha murakoze natubwire kaka hejuru nawe rero nk'icyamamare cyica aha ngaha nawe natubwire ibigwi bye kaka hejuru tubwire hejuru kaka hejuru batangiye kuvuga ngo hetse hejuru ngo hejuru kuki aho niho dushaka gusobanukirwa hejuru ku mana ibyo ibyavuye hejuru ku mana se harahande ibiki biri hejuru imvura agaca oya ntabwo ndagaca ntabwo ndi inkuba ndi umuntu none turashaka kumenya kaka hejuru y'iki wa mugabo kaka hejuru y'inzu oya ntabwo oya ibyo hejuru byo ntubimbaze umumbaze ibindi ariko bivuga ngo kaka hejuru dukwiye fata nuko yitwa ubwo abatwinyamakuru nta makuru ariko tuzayavumbura ese ahantu hageze Kiroso filime kugira ngo ntabwo nta kazi ariko nabyo turaje tuzabikurikirana kabisa tuzabimenya gusa nkora muri True Art Entertainment bijyanye n'ibihangano nyarwanda nkorana n'abasitari bandi
ibarizwa mu ntara y'Iburasirazuba. Yes. Ariko nishaka kuzana ibikorwa byawe mu kwamamaza kwamamariza nishaka tuvuga urugero iyo uri umukinnyi wa filimi ukavuga ati ko ushaka ko ibikorwa byanjye mu byamamaza urabizana kuri biro byacu biri Nyamirambo nabyo barabyamamaza uyu mugabo yagiye turi kumuha amafaranga kumuha amafaranga nubona yishyuye ubu yibitseho umufungo wayo mwamuhaye amafaranga mwampaye ndayemera mwarayampaye ariko nanone amafaranga mwampaye ariko natwe rero muturemere Kiroso Filime TV natwe muturemere kabisa numvise ngo mutanga amafaranga natwe mutwibuke kabisa wowe uzana ibihangano byawe urazana ibihangano byawe upfa kuba gusa bigaragara ko ari ibyawe warabyanditse muri abati urabizana ukabereka ko ari ibyawe kuko mwaragizana mukagirana amasezerano y'ukuntu baguha amafaranga batayaguha yose ako kanya bagakwereka ukuntu abandi bakajya bayaguha mu byiciro ariko birangira amafaranga yo bayaguhaye kandi bakanako bakamamariza ibikorwa bikagera ahantu hose abantu bose bakabimenya. Ubwo rero Peter ntarava aho ngaho Peter akwiyegereza mwe yakubonye urumva ko afite filime ari gukina ari no gukinisha no muhungu we Kiroso yewana kabisa ko yakubonye akwegera no munyamakuru nawe ni atari reka ngushimire kuko ugize neza kaka ubu ngubu turebana n'ubundi twari twabonanye gabura nuko Kiroso Filime TV mujya mutungurana ubundi twe twari twibereye mu kiganiro cyacu nyine kaka ni umuntu tuzi ni umunyabigwi kandi n'umwe mu bantu Imana yashimiye mw'iyi minsi kuba bazamura impano zacu abakiri batoza nicyo kintu Imana yamushimiye kugira ngo arebe ko hari aho yagenda ageza abantu batoya nkatwe twese niyo mpamvu rero twari twamwiyegereje ubwo nuko tuguye gitumba gitakugwa gitumba ubundi byacu ni surprise ubundi uteye uturuka surprise byacu kabisa urumva rero n'ubundi twari turimo turaganira turimo turajya inama ahubwo nushaka ntuze kurogoya ikiganiro cyacu uze kwihangana twiganire sibyo mwihangane rwose abanyamakuru dore ko muhurura abanyamakuru nabo barakabye ngo nase nkara amakuru yakaba yazanye kukuriki kuba wadushaka cyangwa hari umwe washakaga ntabwo yavuze ngo cyangwa kamera ngo ubundi gihe numva yari gutuma aho washaka bakabonana bakavugana ariko twebwe Kiroso Filime TV yadukorera abantu surprise kandi hari abantu benshi bagiye badusaba ko tuzabahuze n'aba bagabo niyo mpamvu tuvuze tutireka tubahige hasi hejuru ninde se wakubwiye ko turi turebe ko kugira ngo tugwe tubabona amakuru tuba tuyafite rega ibyamamare ntabwo bijya byishira ntabwo twaberwa ahantu muri bwanakeye uyu munyamakuru tumwe rero ibyiwe ntiwabishobora niko kaka yewe rero buriya bimwe mu bintu nifuzaga no gukora agiye numva bakuvuga yewe bavuga ngo ni kaka rero babaza ari ikintu cy'ikigabo kinini umva mubwi kinini cyane umva mubwi kubesha ni je narizi ko umwe bakubwara cyangwa reka numva kumurenze nakumva nkumva Rocky ari masobanura filime cyangwa Junior n'abandi bose basobanura nkumva baravuze ngo mwese ngo murebe kaka ngo nabageraho ngo mwibwirize kaka hejuru ngo mwese murebe kaka hejuru mukandi wagera wese yibwirize abantu bo ahita akora umufungo guhereza bita kaka abantu bageraho bagenda na mambawose ndanayifite ariko bawuse nta kuntu bawuse ndayigira bawuse n'ubundi ibanje kunsubiza inyuma nuko bongera ari Kiroso Filime TV bawuse ibanje kunsubiza ariko benesheje ibanga ntabwo bakuvuga ko afite bawuse arahoze koze oya birigaragaza urumurikije uburyo bakuvuga rwose nta kuntu waba ariko se ubundi se ndi mutoya ubu ngubu mutoya imyaka mfite ko mpamvu ndi muto ntabwo tuvuze kuri ariko wamugani ntabwo tuvuze ngo reka burya se kuba uri hejuru wamugana uri kaka hejuru ntabwo bigombera ariko rero muri systeme y'imvugo nyarwanda ivuga ko tuzi duto turya ubwatsi ashobora kuba kaka hejuru ubona ibiro byiwe ari bikeya ariko arenze buriya icyatumye abo umuyobozi w'abari abantu bose nuko babonye arenze icya kabiri buriya basanga arenze Donnie cyangwa Jackie Chan cyangwa Jet utareba ibintu byataye rero ngo ugire baravuna agira nta gusa akagarura agakinga wasanga kaka hejuru nawe atore ntabwo rero birigaragaza nawe rero bwana kaka n'ubundi bimwe mu bintu twifuza ko twigana hano munsi wa none kugira ngo nyine turebe ukuntu twese twateza gute ariko byegenda umwanya afite arimo tubaye mugiye kwangenda hari ibyo urayifite n'abajama yes Peter rero nagira ngo ba Peter mwese wenda bambwirire hamwe nagira ngo muganirize kaka cyangwa nawe agire icyo ababaza ku bijyanye
n'akazi kanyu, cyangwa nawe ushaka kugira icyo amubaza amubaze wana kabisa. Ijambo ni iryanyu. Reka mbanze gene barize umugabo. Kuko wa mugabo uri umusore cyangwa uri umugabo? byombi. Uri byombi. Ufite gahunda yo gushaka umugore se? Nese nimba nk'umugabo ndi byombi urumva nta mugore mvuga. Uri umugabo uri n'umusore? Ntabwo ndi umusore Biga kandi icyo ushaka kukubaza uzashyira umwana mu mago kuko ariko basigaye uzashyira umwana mu mago ubu none se jewe urabona mu Imana yaremeye yabe urabona yarantoranye bose arabishyuza Birazi bose bamuri mideli uko byagenda kose mu mago rero byagenda kose ngomba kugira washyira mu mago bose mu mago urumva yabura ubu ngubu nigera ifite umugore ubu ntiwacunga ni nk'aha ngaha ko bambura agiye ugahita ujya iwanyu umaze kuvuga se ko bose ntabwo ari abagore banjye iwanjye arahari mu minsi mike ndabatumira ubwira ariko ko mutarabona nawe suga kuri mideli ntabwo ari uko mbaho n'umugore wanjye bwawe waba umufitiye yaba umufitiye reka tuze uzajya umpamagara wumve kari mu rugo rwose nica ku rugo udahari ushobora gusuhuza umuryango rwose ubushuti ni ubushuti ni iki ubu muramenyanye ntabwo yaca ku rugo ariko wampamagara kuri telefone ukamenya se ndahari cyangwa simba ahubwo rero ntabwo wizera uwo mwashakanye wenda mwizera ariko uko mwizera se ni uko aho ngaho nanjye nafasha abazima urumva nimba ari inshuti yawe kandi mwizerana mbese ni gute se yaca ku rugo njye twizerana yizera n'umugore wanjye ariko yahagera umugore wanjye wabizera none se mpageze nzabwirwa n'iki ko udahari umugore atambwiye ngo ntuba nimero yanjye ya telefone se n'uyifite hari igihe nahaca ariko umuriro ntawo cyangwa se nakubise ntambaye nete cyangwa uje gucaginga cyangwa se bishatse kuvuga ngo n'imvura nigwa ndi muri quartier iwanyu nzashaka kandi njya kugama sinzugama iwawe kugama wakugama ariko usanze adahari se mbese yugamye udahari yugamye udahari usanze adahari umusaza yaravuze ngo ubushuti nk'ubwo bwa bushingiye kuki cyakora oya ikibazo yarebaga kure nta kibazo ntacyo ngiye rwose ndi intama yigendera kandi uranzi tubanye igihe kinini tusangiye kenshi mbese gukunda abana ariko wenda warabirutse ndakunda abana gukunda abana reka gukunda abana wese umubyeyi umubyeyi ngomba gukunda abana none nimba afite hepi wanjye n'inanga bagenda urungano rwe njyewe bakanga uwanjye bizagenda bite nagake ushatse kuvuga ngo ukunda abana ntabwo ari abana babato ni ya matereme ibyo ushatse ko none n'ibintu impamvu akunda kuvuga mvuze gutyo udakunda kuvuga ko abakobwa bose baba bagufitiye ideni bamwe na bamwe n'abashiki banjye bagufitiye iyo filime iyo utari gukina filime mu buzima busanzwe ukora murakoze cyane Imana ishimwe ko kunzi nk'umwe mu bayobozi bacu bashinzwe kureberera ibintu bijyanye n'amafilime nyine ni Papa Kiroso uko wabyumvise hari n'indi filime nyina nitwa Wili bashimitse umwana filime iba kuri Kiroso Filime TV naho bita Amarembo y'Ikuzimu bagushimutse umwana bashimutse umugabo wamushimuse twumvise ku bana ko kwanyibaze umuntu wamushimuse ababishaka baze kujya kutuka kaburya atanyezera ababishaka bajye baramubona bavuze ngo umwana avuze ko bamushimutiye umwana kandi ukunda abana kubera ko bagufitiye ideni ntabwo ari wamushimuse yashimutswe n'abandi cyane ko n'uwamushimuse sindamumenya gusa yaranyishyuje ndi muri procedure zo kumenya waramubonye umwana sindamubona kandi yarashimutswe ariko wamushimuse anshakaho amafaranga oya turi kuri tukabona ni gaheza n'ubundi wasanga ari wamushimuse ubwo rero wasanga wenda ari bwanakeye ntabwo ndabimenya kumenya umuntu urubashimuse uyu mwana ndabimenya mu cyangwa se mategeko uwamushatse mu mategeko iyo utaramenya uwo ushinja icyaha wirinda kuvuga ubwo ushobora kumushinja akanjyana mu nkiko kandi wenda ari nawe unamufite ariko nta gihamya mfite rero iyo filime nyine banshimutira umwana iyo bita Amarembo y'Ikuzimu n'iyo bita Papa Kiroso nayo nyine bafite umwana wananira abashaka kujyaho bageraho bakareba kuri Kiroso Filime TV ushobora kwibaza uti rero warumbaje ngo nyuma y'ibyo bya filime dukora iki mu buzima busanzwe mu buzima rero busanzwe ndi umunyamisango uretse wenda iki cyorezo kimaze iminsi cyaratwibasiye cyadufashe ku nduzi niho bakunywa ka champagne ubu ndeba rwose imihogo yarumye najyaga nyituritsa abantu bakishima bakanezerwa n'ubu hari abajya bampamagara mu rugo iwabo
nabyo urabizi ibintu bya anniversaire nabyo ntibyemewe ariko abantu bazi ibigwi byanjye kuri champagne bajya bantumira gusa bakaguze ko kukinywera kuko iyo nyiturikije baraseka gusa abantu benshi baba bafite imibabaro ariko iyo ngeze kuri champagne nta madeni baguha basi wowe ntabwo babwira ngo avance ntibaguha avance avance kandi nta makwa ari umunsi bayafunguye ukazabakora ukabakorera urumva nyine ndagenda nkabapfundira champagne bakinywera mu rugo ahantu bateganya amakwe hose dusiga dupanze tukemeranya itariki jewe ntabwo njya avance y'umuntu ntarajya mu kazi none se ubayeho ute kumva akazi karahagaze akazi wakoraga karahagaze ubu ubayeho ntabwo ari byo gusa nkora byinshi yenda umutete nyuma y'ibyo byose nyuma ya filime nyuma yo kuyobora amakwe ndi n'umutekinisiye ndi umwe mu bantu bakora ibikorwa by'indashyikirwa iyo ushatse kubimenya neza ureba umujyi wa Kigali uko wubatse inzu y'umujyi wa Kigali ukareba akarere ka Gasabo uko kubatse ukareba kandi City Tower uko yubatse ziriya dekoro zayo ukareba convention uko yubatse ibyo ni imwe mu bintu nzi gukora ziriya dekorasiyo ureba inyuma kuri ziriya zose bishatse kuvuga ko ari wowe wabahaye ntuza wazishushanyije cyangwa bahaye ntabwo aribyo wazishushanyije ahubwo ndi umwe mu batekinisiye bashinzwe gushyira mu bikorwa ibyo design yakoze ni ukuvuga ziriya dekorasiyo ibyo bita amakate niwo uri umudizayini ziriya kabuye ntabwo njya ndi design nyakubahwa jewe ntabwo ndi design agenda umutekinisiye kuba design amaze gushushanya ikintu ariko kigomba gukorwa aba engineer n'abafundi bakazamura icyo bakora akagishyira hariya jewe n'igihe ugomba gukora finishing gisoza ibikorwa urebye umujyi wa Kigali n'abagiye Gasabo urebye Gasabo kari agaseke kari hejuru hariya uri ushaka kumenya ngo gakorwa gate wanyuraho na bagenzi banjye dukorana tukakwereka ko twakora ntabwo ibyo mba murumva rero ko ntapfa cyamamare rwose urumva ko ntapfa gupfa naho nyine duhine akambaza n'uwo mugabo wundi twegeranye nuko wa mugabo wowe udakina filime numvise n'umuhanzi umuraperi byataye uri muri wandika hanyuma iyo utari gukina filime nyuma ya filime ubuzima busanzwe utari no kwandika nitabira kujya mu mirima ahinga kujya mu matungo uri umworozi n'umuhinzi ntabwo ari umworo ahubwo n'umworozi umuhinzi umworozi ntabwo wabura icyo ukorera mu rugo yes bano bagabo barakoze cyane baduha ikiganiro cyiza cyane nagira ngo rero mugende mugire ikintu mubwira abakurikiye Kiroso Film TV wenda dusuza buri umwe agenda agira icyo atubwira cyangwa abizeza mu bijyanye n'ibyo mukora ariko kutumya kwiheba hejuru ihereho kandi hejuru ari hejuru niwe ugomba kuva hasi tuzamuka kuva hasi tuzamukira ubwo bakunzi ba filime ba Kiroso Film TV icyo nababwira ni ukuvuga ngo mukurikirane ibiganiro bya Kiroso Film TV mbese nkurikije ibikorwa byayo nabonye nabo ni abahanzi kandi bafite impano bafite n'ubushobozi bafite n'ubushake bwo guteza imbere icyo kintu cya mbere nabakundiye kugira ngo rero natwe tubabe hafi bakunzi banjye nuko nabashishikariza kujya mukurikirana ibiganiro bya Kiroso Film TV murakoze cyane nawe natubwiye kubera ko nyine kaka ni hejuru murakoze cyane icyo nashishikariza abantu ni ukubabwira ko umuntu wese n'impano yo afite ntabwo yayibika twebwe twese ntabwo twavutse dukora ibi dukora twabyisanzemo ndibuka mu myaka yanjye 7 ndi mutoya nari mfite onkre wanjye rero asa nkaho kugeza uno munsi ni nawe papa wanjye kuko ntabwo nshaka kwinjira mu buzima burebure ariko umunsi mvuka niwo munsi yabonye akazi ku bitaro by'i Butare byo kuyobora tekinike yaho noneho ngeze mu myaka 7 umuriro wajya ugenda kuko yari n'umuelectricien mu myaka 7 nkabona imodoka yari yaparitse saa 8 z'ijoro baje kumutora ngo ajye kwesitara ngo byazi none nanjye nkajya mbana imana uzamfashe nzaba umuntu udasanzwe nzaba umuntu nanjye bashakisha wakenerwa uyu munsi wa none bisa nkaho byagiye bigerwaho kuko uno munsi mu kazi kanjye nkora nanjye barampamagara barambwira bati hari bitari kugenda simbuka uze
ugira ibyo ufasha numva rero ko muri ya myaka 7 rya sengesho nasenze hari ibyo Imana yagiye ikora kandi idashingiye ku mashuri idashingiye ku buhanga idashingiye ku bwenge budasanzwe umuntu yaba afite ahubwo ari ugusoza icyo Imana iba yarateguriye umuntu rero hafi na Kiroso filime na Kiroso filime TV irashaka urabona n'ubu babanzindukiye urumva rero hari ibintu Imana iba yaragisoza nagira ngo rombwira abantu bafite impano bafite ikintu bagiye bavugana n'Imana be kubyiherera baze begere Kiroso filime TV ibafashe irera impano zabo bagerweho twese twatangiye tutari abakinnyi ba filime tutabizi neza ariko uyu munsi wa none twabigezeho urabona rero yuko na bwanakeye ntabwo ntekereza ko wavutse uri umukinnyi wa filime ariko no munsi wa none gususurutsa abantu bakanezerwa ntabwo navutse nkina filime cyangwa nyobora amakwe cyangwa niyo tekinike ariko uyu munsi wa none aho mbikoze hose abantu baranyurwa nagira ngo rombwira abakurikiye Kiroso filime TV yuko umusanzu wanyu ni uwo kuyigana mureba filime ziyiriho noneho nimero iheruka iyo filime irangiye hari nimero ibiriho wakwiyaderesaho ugahamagara ukagisha inama impano yawe nawe ikarerwa ugakora subscriber ugakora comment ugakora share ndetse na like sembaremeye murakoze cyane abayikurikiye rero mu bigenze uko nguko kugira ngo muze kaka hejuru rero n'ubundi nk'umu master kano kanya turi kumwe mu bantu bahedinze ibikorwa by'amafilime yabo iz'abazungu n'izo mu Rwanda bazihesha agaciro kugira ngo zimenyekane bazagura bakagura n'ibitekerezo byacu nk'abahanzi rwose turagushimiye kuba rwose waduhaye kano kanya kugira ngo nawe twiganirire kandi rwose abatari bakuze abajya bumva kaka umenye ngo nuyu abumva kaka hejuru umenye ngo ni wa wundi ro kajya avuga n'uyu nguyu ni wa wundi Junior ajya avuga n'uyu nguyu ntimuze kubaririza ni wa wundi Gaheza avuga ni wa wundi giye Papa Kiroso nyababwira ariko ko avugwa n'abantu benshi ararenze none ibaza abo nabo tuzi bari mu rwego rwo hejuru kandi nawe ni kaka hejuru ni icyamamare none haba ari hasi ni icyamamare gira icyo wibwira nawe abakureba twavuze ibyo tuzi abandeba ibintu bavuze ariko ngo ni share like comment na subscribe icyo uvuze rero nacyo bajya bagikora uvuga subscribe ngo mvuge subscribe babyumvise ibyo bintu avuze mwabantu bamusubiye mu kanwa kandi n'umugabo urumva nasura babivuze nyine urumva uvuze ngo vuga ngo subscribe yabagusubiye mu kanwa kandi subscribers ntibabayumvise ahubwo comment share na like nabyo byuzuzanye yes turabashimiye murakoze cyane kubw'umwanya wanyu mwaduhaye mukemera ko tuganira mukemera kuganiriza abakunzi ba Kiroso filime TV nakagaruka kabisa kandi mwakoze cyane yewe musigara amahoro reka jye ngiye